kubwiriza mu binyoma ujye ubibona? Kubwiriza mu binyoma njya mbibona. Iyo babwiriza bakoresheje ibinyoma ubona bitwaza ayahe magambo? Mbo akenshi ubusanga bavuga ngo Imana iragutabaye, bavuga Imana igize gutya, mbese hari amagambo menshi baba bavuga aryohera amatwi y'abantu, nyamara atariyo yarakwiriye kuvugwa muri ubwo buryo. Ikaze ndi Clement Bagemahe, ndi kumwe n'Evangeliste Gatete turagusuje. Uraho neza? Muraho neza. Amakuru yawe? Makuru ni meza bwana Bagemahe. Mbona uri seriye cyane. Yego, kuba sererega nibyo byiza buriya. Yego. Byiza. Tugiye kumwakira tuganire nawe kubijyanye n'ibinyoma bikunze kugaragara mu ivugabutumwa, ababwiriza bakoresheje ibintu by'ibinyoma, ibintu byo kuvuga ibintu bitabaho, ibintu byo mbese byo gukubita abantu, ibintu byo byitera bwo bintu abantu babwiriza bavangamo n'ibinyoma, bashyiramo n'ibinyoma, ugasanga ikibwiriza cyangwa inyigisho ikibwiriza cyabajemo gukabya inkuru. Ubavugaho iki? Babaho ntibabaho? None ubavugaho iki? Abo bantu babwiriza bakakabya inkuru, abo bantu babwiriza bagakanga abantu, abo bantu babwiriza bakarengera bariho. Bariho, ariko nubwo bariho hari n'abandi babwiriza abantu babaganisha ku Mana. Yego. Abo rero babwiriza bayobya abantu, ngewe ndabagira inama, kubera yuko ubundi iyo ubwiriza umuntu cyangwa se iyo ubwiriza abantu ubwabo, ugomba kubageza ku nzira y'umusaraba, ukabahuza na Yesu. Kuko nimba warahawe impano yo kubwiriza abantu, babwiza ukuri, ubabwire amakuru y'urugendo barimo, kugira ngo ubashyikirize Yesu. Iyo umuntu abwiriza aba ari igikoresho Imana ikoresha kugira ngo ayihuze n'abantu bayo, akabasobanurira ibyo barimo, niba ari icyaha ntagice ku ruhande akakivuga. Ariko abantu benshi babwiriza baca ku ruhande icyaha, batabwira abantu icyaha cyabo, batabwira abantu ingeso zabo mbi. Bo bakababwira ibitangaza, ahubwo bavuga ngo bigiye kugenda gutya, bigiye kugenda gutya, bigiye kugenda gutya. Ariko mbwira abantu ngo nibabwiriza abantu, babwirize abantu bababwiza ukuri kugira ngo babahuze n'Imana. Bavuge ngo ibyaha, buri kanya abantu barababwiriza ibyaha. Turagarukana none tugaruka kuri iki ngiki kubwiriza abantu bakoresha ibinyoma. Ariko nibyo ngibyo byo kuvuga ibyaha, kuki ivuga butumwa rimwe kubwira abantu ngo muri abanyabyaha, mwihane ubusambanyi, mwihane uburaya, mwihane ubujura, mwihane ibiki n'ibiki, bigomba kugaruka mu nyigisho. Mubona atari kubyamamaza? Mbo iyo urebye akenshi ibyo byaha kuba bihari birahari, no kuba bikorwa birakorwa. Ariko iyo ubwira aba bantu byanga bikunze, ntawe ubutunga urutoki, ntawe ubushinja ngo weho warabikoze, ahubwo ubivuga byanga bikunze iyo Mwuka Wera kujeho aguhamiriza iby'ibyaha byawe, warangiza nawe ugaca bugufi ukihana. Nakoze cyane. Kubwiriza mu binyoma ujye ubibona? Kubwiriza mu binyoma njya mbibona. Iyo babwiriza bakoresheje ibinyoma ubona bitwaza ayahe magambo? Mbo akenshi ubusanga bavuga ngo Imana iragutabaye, bavuga Imana igize gutya, mbese hari amagambo menshi baba bavuga aryohera amatwi y'abantu, nyamara atariyo yarakwiriye kuvugwa muri ubwo buryo. Cyangwa ushatse kuvuga ngo hari abivuga ngo Imana iragutabaye batari shyashya, aribo banyabyaha cyangwa bakora ibisa n'ibyaha mu migendere yabo. Mbo aho ngaho naba ngiye kwicara ku ntebe y'impanza, kuko ntago njya amenya ngo umutima w'umuntu umeze gute. Ariko byanga bikunze n'ababivuga ntago nabatunga urutoki, sinzi uko bahagaze. Imana niyo ireba mu mutima. Ahubwo umuntu we uri kubivuga banze yisuzuma, amenye ngewe ndinde, meze nte, ninjya kuvuga iki ngiki ndashingira kuki, ese nge narakiretse? Ubanze witekerezeho ubone kukibwira abantu. Yabwiriza rero agakoresha ibinyoma kandi yafashe biriya nkingi bifashe, ubibona ute? Aba yikurira umuvumo uwo muntu. Abantu bakunda gukoresha ubwo buryo mubona barabavuye hehe, babiterwa n'iki? Mbo ni ukuvuga ngo tugeze mu gihe kibi, ni igihe cy'imperuka, nyine ni mu bihe bya nyuma, ibi bigomba kubaho. Mu gihe cy'imperuka hazabaho ibihe biruhije, abantu bikunda, bakunda impiya. Abo rero nabo bagomba kubaho muri ibi bihe by'imperuka.
ariko umuntu wamenye Yesu by'ukuri ntago yayobye aba bantu bamuyobye. none se niba inyigisho zizemo ibinyoma ubona ziri ku kigero zingana gute kurikije abantu babwiriza? Nibyo byinshi cyangwa nibyo bike? Kubwiriza ibibwiriza birimo ibinyoma cyangwa abanyabinyoma nibyo byinshi, nibo benshi, cyangwa ubibona gute wowe? Urebye muri iki gihe turimo usanga abantu babwiriza mu binyoma aribo benshi, babaye benshi rwose. Abavuga ukuri ni bakeya. Urugero, ushobora kujya kwigisha ahantu runaka ntavuze, mu itorero runaka, bakaguha topike wowe ugomba kubwirizaho, bakavuga ni urugero ubwira abantu gutya, kandi nyamara iyo watumwe n'Imana nk'umuntu ufite umuhamagaro w'Imana ntago ariko wagakwiriye gukora, ntago wagendera kuri topike baguhaye ngo ubwirizemo. Urugero ubwira abantu gutya, nibiba ngombwa bahanurira utari n'umuhanuzi, bo bakagutegeka icyo ugomba kubwiriza. Noneho rero abo bantu bumvira icyo abo bababwiye, abo ngabo bikurura umuvumo ukomeye cyane. Hanyuma bimaze kwangiza iki? Icyo byaba byaratwaye abaturage byishe abantu benshi, baremyemo abantu icyizere gikomeye, nyamara atari ko byagakwiriye kugenda. Abantu basa nkaho icyaha bagihaye intebe muri bo kubera inyigisho z'ibinyoma bahawe. Ariko izo nyigisho zishobora kuba zarabayeho zikabakungahaza mu mirire, mu mibereho, batitaye ku zindi ngaruka mbi ziba ku bandi. Abo bakaba bo barungutse, abo babivuga bakaba barungutse, nabyo bikaba byarabafashe kubaho, yenda nta buryo bari bafite bwo kubaho. Birashoboka kubera yuko aba bantu wasanga ari byo bibatunze, nta wabimenya, kubera yuko ikintu cyose wowe ubwawe ufitemo inyungu ugikora ugishyizeho umwete. Noneho ntibibuke yuko hari abantu bari kubuza ubugingo, hari abantu bari kuyobya, kandi bagakwiriye kubafata bakabashyikiriza Imana. Yego. Urakoze cyane Gatete. Kubwiriza harimo ibinyoma, ugasanga abantu bavuza amagambo yo gukabya inkuru. Iyo umuntu abwiriza agakabya ibyo abwiriza, akabikabya kandi afashe Bibiliya, ubona bitari mu ishusho yo gutuka Umwuka Wera? Navuze ngo ibyo bintu bakora ni umuvumo baba bikururira, baba bise Imana inyabinyoma, mbese muri makeya. Kandi buriya iyo wise Imana inyabinyoma nta kindi kiba gisigaye, ubushigaje urupfu, nta kindi Imana ibikubitsemo, nta mumaro uba ufitiye Imana. Mu yandi magambo, dusoza uraho ubutumwa ababigisha bagashyiramo ibinyoma, uho ubutumwa abigishwa bakakira ibinyoma. Abigishwa bakakira ibinyoma nibo mperaho. Ndabagira inama yo kubabwira ngo babanze bashishoze neza, bumve inyigisho bahabwa, nimba zibaganisha ku Mana cyangwa se nimba zibaganisha mu bundi buzima. Inyigisho nziza ni kuganisha ku Mana. Hanyuma nkaho ubutumwa abangaba bazigisha, mbabwira ngo nibahindure uburyo bagendamo, bigisha abantu b'Imana babageze ku bwami bw'Imana. Hanyuma kubera icyo uvuga ngo iby'Imana uvuge Yesu, iyo bigisha ntabwo bigisha mu izina rya Yesu? Ibyo ngibyo barabikora cyane, kuko urumva bigishije batazanyemo izina ry'Imana cyangwa izina rya Yesu, byanga bikunze ntago icyo cyigisho cyabo cyangwa se icyo kiganiro cyabo bakoze ntacyo cyabamarira, inyungu bagishakamo ntazo babona. Tubashimire cyane rero, twakomeje kugenda tuganira abantu babwiriza ubutumwa muri Bibiliya ariko bakarangwamo n'ibinyoma byinshi. Aba bantu ntabwo bavugwaho rumwe iyo ukurikije uko abantu bagenda bavuga ati bamaze gusubiza ivugabutumwa inyuma. Kuba barasubije ivugabutumwa inyuma, nawe niko ubibona? Hakorwa iki mu ivugabutumwa? Ukuntu ngiye mbyumva mu ivugabutumwa uburyo hakwiriye kubamo andi mavugurura, bakongera bagahugura abantu, bagafata abigisha bakabaha impuguro, bakabigisha uburyo bagomba kujyana abantu b'Imana kuri Yesu.
yego. Arakoze cyane Gatete, ndagushimiye cyane kuba witabiriye ubutumwe bwacu. Yego, nanjye ndabashimiye ko mwanyakiriye muri kamera za Ibyiringiro by'Abera TV. Nanjye ngushimire ndi Clement Bajyamahe, wakoze cyane. Wibarize se ni gute harimo ibyo binyoma bishingiye kuri Bibiliya bandi bakabyakira, ntacyo bitanze muri societe, no gusubira inyuma, no gutuma abantu bazenukwa ibyanditswe byera. Ibihe byiza, twizere ko nawe uratanga komantere yawe kugira ngo dusangizanye uburyo bwo kubundi bwo kwirinda ijambo ry'Imana ririmo ibinyoma, cyane cyane babivuzwe n'umunya binyoma, umuhashyi wihahira kugira ngo agende abeho, niko tubibona. Wakoze, ibihe byiza, bye bye bwana Gatete. Bye bye, bye bye. Nanjye mbashimire, mwakoze cyane kubana natwe, kandi twibutsa ko gukora subscribe ni iby'ingenzi, no gusharinga ndetse na comment. Ukore commentaire ubaze Gatete, tuzamugaruraje gusubiza ibibazo wabajije bijyanye n'ubu buryo bwo kubwiriza abantu bakoresha ibinyoma, ariko nawe wakira ibinyoma uburyo bwifatamo naho byakuvanye mu idindira ryo kumva ijambo. Kora subscribe, usharinge, ukore comments ndetse unakore like, byose ni inkunga ikomeye ku gitangazamakuru cyacu. Ibihe byiza cyane, ndagukunda kandi Imana ikomeze ikwiteho ikugire neza. Bye bye.